bararebye babona ntabwo biri bukunde. ubu aperi birimo ivuga ngo Tarebu nitwe twamwizaniye tumaze gukuraho Dariko ese turavuga gutyo ese tumwirukana ntibigaragara nabi ko twibeshye ariko mwaribeshye nibyo ibyo ngibyo nabimenye kuri aferi y'umugardiye uriya APR imaze kugura Adolphe yamaze kuhagera yamaze gusinya byarangiye habayeho ikibazo cya meforme ya Pierre ibaye batangira kuvuga ati turabigenza dute imvune Pierre yagize n'imvune yakoze accident oya ndavuga muri ntuza muri irushanwa rya Nkerabahizi Pierre yarakinaga ariko akina nabi abatsindisha aravuga ati turabigenza gute Adolphe ko twamubonye ko tutamuha inkoni ngo ayobora APR turabigenza gute hazamo pressure kuvuga ngo umunyezamu muri hari ibirori by'intare wagiyemo ngo n'abafana bakabisaba bakavuga ati rwose aravuze ati twe turashaka kuyatanga ariko umuguru umugardi abayobozi ba APR ngo baricara bavuga ati oya ubwo rero ngiye cyo navugaga n'ikingabo icondo twe munyezamu tuzamuzana ikindi gihe kitari iki APR twese twarayibonye yagize pre-season kandi nziza muri numbers bitari nziza muri result APR yagize muri numbers donc kwitegura kuko no muri pre-season si result pre-season ushobora no gutsindwa ariko wabonye byibuza ama match ukina ibyo biri mu bintu bakosoye twahoraga dushinja ama club yo mu Rwanda ko adaha agaciro ikintu twita pre-season. APR tuvuga yakinye match ebyiri na Gorilla, yakinye match na Police ebyiri, yakinye match na Azam, yakinye match na Power Dynamos, yakinye match na AS Kigali, yakinye match za Sekafa. Ibyo tugembe baranka pre-season. Ariko reka tuvuge ko na APR bishobora kuzarangira n'ubundi debanda apfuye APR gatwara igikombe cya champion nkuko ibitwara. Ariko ubu ngubu mwebwe mu birebye mugakora evaluation assessment gese nemerana n'umuntu uvuga ngo urabona ngo haracyari kare iyo mikino ya pre-season tubaze ukize ya champion ugashyira ya Champions League habuze imikino nka 20 tari bamaze gukina irarenga twarayibaze dusanga 20 yarageze ahubwo 20 irarenga none se iyo murebye mubona ibyo ni biba APR deliveringa ibyo yagakwiye kubi delivering bigendanye n'abakinnyi none se hiti tuzaguma muri ibyo ngibyo kugeza ryari Tarebu reka bamwirukane Dariko bamwirukaniye iki Froje wamurekuriye iki aho nawe niho bigeraho bikakugaruka chairman nawe araho numvise ya bitangarije bagenzi bacu avuga ati ikigaragara ni ikibazo cy'imyubakire na continuity avuga ati harya ubushize baduteye 5 ataharye ejo bundi byari bingaye atubutabiza bari byinshi ati ni kigaragara ko mu myubakire y'ikipe abarimo ikibazo kandi nibyo harimo ikibazo mu makipe yacu yose yavugaga ko chairman ntabwo amumiza avuga ati harya yaganira na bagenzi bacu bahise ati ejo bundi baduteye 5 yavuze ati harya ati ubushize baduteye 5 ati ejo bundi harya baduteye bingaye ubushize ntago babateye 5 ati 3 ubwo ni nk'ingero yavugaga biri mu yavugaga pyramides ati ubutaha bashobora no kudutera byinshi pyramide ubushize yanganyije na APR kimwe match retour ibatsinda 3-1 APR yanakibanje 4-2 ubwo yashiragamo na bya 6 ati ubutaha bashobora no kudutera byinshi wowe wumvaga ashaka kuvuga iki cyo yashakaga kuvuga ni imyubakire ni continuity ndimo ndabafasha kubaka inzego ariko ni ibintu avuga ko itabayeho se itabaho nawe arabyivugira uze kumva interview neza tutaciye ku ruhande tutabyirengagije tuzaje twibwiza ukuri tugira akajagari mu kubaka ama equipe yacu tuyaca intege aho kuyubaka APR ishobora kuba Taleb nka Taleb Abderrahman ndemera ko wenda Darikonovic yari kuba ageze igihe cyo kwirukanwa ubu ngubu ariko ntabwo oya ariko Darikonovic kwirukanwa kwa Darikonovic twese ntitwigeze tubyemera Nose urirukana umutoza watwaye ibikombe 3 APR igeze utaheruka knockout waherukaga mu myaka 6 nibe nawe Pyramide uburyo bakininye twarabibonye nibe nawe wenda ntiyakinagwa umupira uryoheye amaso y'abarebyi ariko uyu muntu yabaga afite result Thierry Froge yatwaye championnat atsinzwe uziko hari abantu bubaka ama equipe yabo ukagira ngo bari kuyahima none se twebwe turimo turabyanariza hano mu rukiko twanariza Adolphe Hakizimana nk'umuntu tuzi
muri uku kwezi APR ishinzwe kugura. ndashaka hari akantu ngiye kubwira ni gute yo yaba itazi Adolphe muri uku kwezi APR ikinnye match zingahe uku kwezi kwa 11 za champion ubwo harimo iyejo ya Kigali iyi ngiyi baranganyije hakabamo iya Marine yego hakabamo iyo batsinzwe na Musanze turagendana hakabamo iyo batsinze Rayon Sport niyo banganyije na Rutsiro okay match eshanu muri uku kwezi APR yatsinzemo match ebyiri muri eshanu nesheke simply nukuvuga ngo yatsinze ebyiri inganye ebyiri itsindwa imwe umutoza Etemana na Robben umutoza wa APR amaze nidushaka dusubiza amaso inyuma turebe muri championa ntiturimo tuvuga ko pre-season yagenze neza match ya APR yatsinze ni ya Rayon yonyine ni ya Rayon kuvuga ngo ntabwo narimo ndeba aka graphique umuvanimwe wacu yakoze uku kwezi gutangira yaramaze gutoza iyi mikino itanu itarazamo yamaze gutoza match 21 ubwo nukuvuga ngo amaze gukora match 26 kuva yagera hano kandi muri izo match 21 babaraga ko ari 50% gusa y'amanota amaze kubona 50%. None urimo urambwira ko n'ubundi bari muri esheke yageze muri 40 na kangahe iyo mikino itanu yatsinze mibiri toza ntago afite imibare myiza reka tuvuge ko wenda imibare rega ishobora no kwanga kubera ari championa ni nabyiza ngenda bikunda gutsinda no gutsindwa ariko urimo urakina ute Taleb Abdelrahim ashobora ko wenda atari n'umuswa ariko APR ntikwiye kongera gutekereza uburyo yubatse staff yayo erega ushobora kuzana umutoza nawe ari mwiza ariko bayita backup ugasanga uyu mutoza wenda afite izindi kalite ariko umutoza umwungirije ni ukora byose ndaguha urugero Adil ntabwo ari umutoza w'igitangaza ariko azi guhita amabungiriza Adil yarazi guhita amabungiriza arega twibagirwa ko uyu mutoza wa police twashimiye tactique cyane yari umutoza wungirije Adil uyu witwa Ben Musa Abdel mbere yaho habaye bitwa bana Bill Bekrawi ubundi mu Rwanda mbere yaho umutoza wungirije ukoresha fitness muri Center wa Rupopo Pablo Morusho ni umunyargentine waje yagiye mu Birigi yaragaruka uriya Pablo Morusho akoresha fitness muri Standard de Liège Hakim Sahab 100%. uwo ngo harundi rero yitwaga ndiwe ndamwibuka umutunisia nawe umunyatunisia nawe ari muri Center wa Rupopo urumva uwo muntu yarazi gutoranya staff byo ku rwego rwo hejuru mu Rwanda niho nabonye umutoza yizanira umuswa sori gukoresha iryo jambo ngo Sekiganda yaravunitse umuntu wo muri staff ya APR arabimbwiye mu Rwanda umutoza azana umwungirije udafite lisansi ngo amugireho umutoza witwa Arteta dukunze abafana ba Arsenal duharaye birashyushye turimo turajyana uwo mutoza asanga umutoza wungirije witwa Robert uzamubona uturinete w'umuholande wa mutoza yitwa Jamerdine Nefati Jamerdine Nefati merci beaucoup ubu ari muri Center wa Rupopo ari mu bungirije namuto rwose afite imyaka 35 ubu ngubu ari mu bungirije kwa Bukasa muri Center wa Rupopo ari muri matsinda ya Champions League ubwo nari nkagarutseho ko APR mu myaka ishize rifite abatoza bungirije beza bitandukanye n'ubu navuga ngo rero Arteta yarasanga umutoza wungirije witwa Robert w'umuholandi uzamubona uturinete akunda kuhobera cyane nyuma ye Gabriel Heinze ubu bamwongeyemo ngo amufashe ikintu bita gutegura abadefenseri equipe ntabwo babyita ngo gutegura abadefenseri babyita ngo the game without the ball turi mu mukino ariko ntidufite umupira turakora iki ako ni akazi k'umugabo witwa Gabriel Heinze muri Arsenal reba witwa Jovel ubakorera ibintu by'amaset piece uyu munsi sinavuga APR igiyewe ndavuga aya makipe yo mu Rwanda ko nta batoza afite mukaye ni warira gatite Rise kuko je simfite ikibazo cya resultat buryo urakagira resultat Kensi niyo twigeze kuganira umunsi umwe arambwiye ati jewe resultat iyo zibuze ndabyishinja ariko ikipe yadakina neza mbishinja umutoza uzi impamvu ekipe ikina neza biba biri likely kubona resultat iyo resultat zibuze biba ari amahirwe make tabonetse
ikipe ikina neza. Impamvu Kenisa akubwira ati giye iyo resulta zabuze ndabyishinja nuko ni hantu vuga okay ikipe yakinnye neza ariko yabuze igitego kuko nta mwataka uhari. Ibyo ntibireba umutoza, ibyo bireba umuyobozi w'ikipe. Ariko se byibura APR irakina neza intsinzi kabura. Oya, amakipe yacu yo muri shampiyona yacu akina nabi pe. Ibyo turi kuvuga suko APR wenda yatsinzwe ntiyatsinzwe, nta nubwo APR iri kure. Ibyo turimo tuvuga no kuri Marine twari bubivuge kandi yatsinze. Na Gicumbi twarabivuze. Ariko APR irimo irakina ite? APR bigendanye na karite z'abakinnyi ifite na effectif ifite. Donc uburyo APR iri gukina, umusaruro APR iri gutanga nibyo byagakwiye cyangwa agakwiye kubita iha abafana bayo ibirenze ibi ngibi. Nibyo turimo tuvuga kuko twese turabibona. Noneho n'umutoza match ya Rayon Sport niyo batsinze. Nibyo twavugaga kuri Mukura, ufite abakinnyi beza ariko nka ligne d'attaque yawe ntabashobora gukina kabiri batatu b'imbere, ntibashobora kuhahurira muri match ebyiri batavunitse batagize ikihe kibazo. Ushobora kuba wenda wabuza amahitamo, ariko se APR niyo kuba uyu munsi ifite Togi urabona ni ibintu nyine byo gushakisha, ni ibintu Tareba arimo byo gushakisha. APR irakina nabi pe, kandi impamvu tubivuga nuko tuzi karite AS Kigali yarushijwe, karite zayo turazizi nta wayirenganya, ubuke bw'abakinnyi bafite turabuzi, ariko APR squad yayo turayizi. Ni APR bifite Watara Mamadusi kuri bench, ifite Barafinda. Ntabwo waza ahangaha ngo uvuge ngo ariko mwibuke ko ibura amamerida woya. APR ifite solution nyinshi, ariko ibintu ikina rimwe barashaka kunyuza umupira kwa Omborenga, umuwinga umwe umwanya we bawice azajya ajyana na Togi, ngo kwa Omborenga naho harava menace. Jewe gifite ikibazo umutoza yari ku lining up abakinnyi